Tubahaye ikaze ku Idembe TV, nitwa Amuri. Mu kanya turaje tubereke uko icyondo kimera. Iyi ni parike nziza ya Nyungwe, pariki ikora ku ntara ebyiri, intara y'Iburengerazuba n'intara y'Amajyepfo. Mu ntara y'Iburengerazuba ikora ku karere ka Rusizi n'akarere ka Nyamasheke, naho mu ntara y'Amajyepfo ikora ku karere ka Nyaruguru n'akarere ka Nyamagabe. Iri shyamba rero ni ishyamba umuntu atapfa kwigabiza ngo aricemo na moto, akenshi na kenshi abarigendamo bakoresha imodoka. Icyo twemeranya aho twese nuko isasu ryaramutse rivuze ririya shyamba umuntu yarinyuramo atitaye ku bindi kandi akarinyuramo n'amaguru. Iyo ugenda muri rino shyamba ubonamo ibiti byiza kandi bitandukanye, inyoni zitandukanye z'amoko menshi, kandi ukabona ko ari ishyamba rigari kandi rigizwe n'imisozi miremire. Mu kanya gato reka tuze tubereke inyamaswa yitwa icyondi, hariho n'abiyita imbeya, inyamaswa nziza umuntu ashobora kwegera, inyamaswa itinya abantu, inyamaswa ushobora guha umuneke ikawurya. Reka tuze tubereke mu kanya gato cyane mubone ko inyamaswa bita icyondi. Tukaba tugiye kubereka inyamaswa yitwa icyondi. Inyamaswa yitwa icyondi ni iyi ngiyi mureba hano. Urabona ko umusore yagiye akayegera akayifotorezaho. Tubibutse ko tugomba kurwanya abantu bajya guhiga mu ishyamba bajya gushaka inyama. Niba mushaka inyama mujye mujya muri busheri. Uramutse ushatse inyama wagerageza kujya muri busheri cyangwa se ukajya ugura amatungo ukayorora kororoka, bityo nawe ukajya ubona inyama ikomotse ku matungo woroye. Kandi turabasaba gukora subscribe ku Idembe TV kugira ngo inkuru zose dukora zajye zikugeraho mu buryo bwihuse. Murakoze cyane.